kubana namwe igiciro cyawe kuba mu nzu y'Imana. Amen. Dawidi yabivuze neza ngo icyo nifuza ni kimwe kandi icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, ni uguhora imbere y'inzu y'Imana ngo nkahora nitegereza ubwiza bw'urusengero rwayo. Amen. Inzu y'Imana ni heza rero, hari ibyiza byose Uwiteka yaremye, hari ibyiza byose Uwiteka yagennye. Amen. Mbega twazakorera Imana icyubahiro. Oya, turarukiye kuba imbere yayo, turarukiye kuba mu nzu yayo. Amen.
haleluya kugira ngo imigambi y'Imana sigiye umwana w'umuntu kugira ngo agire icyizere ko bya bindi bizasohora kuko Imana igatekereza mu mwana w'umuntu haleluya
Então,
Yesu wakubaye hafi.
muri uku kwezi gushize niba ataruka nguku ndaremba bakajya banterura bakanyuhagira, ariko ndashima Imana. Kandi byabaye twaratangiye inama y'iki giterane, turi gutegura uburyo igiterane kizava, ariko ndashima Yesu ko nakibonetsemo. Ndashima Yesu, niyo mpamvu niteguye kubyina muri iki giterane. Mana niteguye kuganira n'Imana kubera ko Yesu yabaye hafi. Mubwira muzi ko Yesu yakubaye hafi. Samumwibutsa umbwira ko urabizi ko Yesu yakubaye hafi. Uzi ko Yesu yakubaye hafi muzehe w'ibintu byose. Uzi ko Yesu yakubaye hafi. Yesu ugize muri mpuhwe z'abantu, Yesu yakubaye hafi. Yesu abamugisha. Abaririmbyi barakoze, kandi iki ni cyo giterane kibera. Icyo ni cyo gisobanura igiterane. Imbaraga z'igiterane mu gukora mu mitima y'abantu neza. Rero mbere yuko turacyafite n'umuhanzi, turacyafite n'abandi bavuga